Umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben cyangwa se Tiger B amaze iminsi ibari muri Indonesia aho yagiye gufatira amashusho y'indirimbo ze zinyuranye. Yaciye amarenga ko cyane mu mpera z'umwaka ahamya ko umwaka we utangira mu kwezi kwa 10. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, The Ben Tiger B amaze iminsi aca amarenga y'ibikorwa bikomeye mu mpera z'uyu mwaka. Aha akaba yagize ati nk'ibisanzwe umwaka wanjye utangira mu kwezi kwa 10. Arongera ati nyita Tiger B ifite amashagaga. Ni amagambo yumvikanamo ko The Ben ararikira abakunzi be ibikorwa bikomeye mu mpera z'umwaka. Icyakora amakuru ahari ahamya ko The Ben ari mu myiteguro yo kubanza gusohora amashusho y'indirimbo yitwa Baby yakoranye na Mario uri mu bahanzi bagezweho muri Tanzania. Byitezwe ko iyi ndirimbo igomba guhita ikurikirwa n'izindi ebyiri uyu muhanzi yafatiye i Bali muri icyo kirwa no mu cya Indonesia. Izi zose zikazajya hanze mbere ya tariki ya mbere Mutarama mwaka wa 2026. Ateganya gukoramo igitaramo cye ngaruka mwaka yise The New Year Groove. Ibi byenda gusa n'ibyo The Ben yakoze umwaka ushize ubwo mu mpera zawo yasohoraga indirimbo umusubirizo agahita akurikizaho igitaramo yise n'ubundi The New Year Groove yakoze ku itariki ya mbere Mutarama muri uwo mwaka wa 2025. Umwaka ushize The Ben witeguraga iki gitaramo yasohoye indirimbo nk'iyitwa True Love, asohoye yitwa ni Forever ndetse n'itwa Plenty. Hanyuma ni The Ben Tiger B cyangwa se Mugisha Benjamin. Kama dawa nitwa Shema Basuga this STOREROOM TV. Leave, subscribe, like, share and comment. Ariko guys choose cyane kabisa abantu mudukurikiye muri hanze y'imbibi z'u Rwanda kabisa muri mu bihugu bitandukanye USA, UK n'ahandi hatandukanye, babwira ati ibintu bimeze neza cyane kabisa. Hanyuma nk'ibisanzwe kora subscribe, ukore share, ukore comments kugira ngo ujye ubasha kwibonera amakuru meza nk'aya akugeraho ku gihe. Right from stadium to stages, your daily dose of sport and entertainment